hagarara gato mbere yuko usimbuka iyi video cyangwa ngo uyiveho. Ndagusaba umbwire umunota umwe gusa. Hari ikintu gikomeye cyane abagabo benshi bafite imyaka irenga 40 batazi. Benshi batangira kumva bananiwe buri gihe, bakumva umubiri wabo utakibafasha nk'uko wabafashaga mbere hose, bakumva imbaraga zaragabanutse, ndetse nijoro bakumva hari ikitagenda neza mu mubiri wabo. Akenshi bibwira ko ari ugusaza bisanzwe cyangwa se ko ari ibintu biri mu mutwe gusa, ariko siko bimeze. Ikibazo nyamukuru gishobora kuba kiri mu mitsi itwara amaraso. Muri iyo mitsi habamo ikintu cy'ingenzi cyane cyitwa nitric oxide, ni ukuvuga akanyabutabire umubiri ukora ubwawo gafasha imitsi itwara amaraso kwaguka kugira ngo amaraso abashe gutembera neza. Iyo umuntu akiri muto nk'ufite imyaka 25, uwo mubiri uba ugakora ari kenshi kandi ku rugero rwiza, ariko uko imyaka igenda yongera, cyane cyane nyuma y'imyaka 40, umubiri ugenda ugakora gake buhoro buhoro. Ikibabaje ni uko abantu benshi batabimenya. Hari n'ikindi kintu abantu batajya bababwira: ntabwo buri gihe bisaba kwihutira kugura imiti ihenze cyangwa imyunganire mirire kugira ngo ufashe umubiri wawe. Hari ibiribwa bike cyane ushobora kurya buri munsi, ukabirya buhoro, ukabirya mu buryo bwiza kandi mu gihe gikwiye, bikagufasha gushyigikira uburyo umubiri wawe ukora aka kanyabutabire gafasha amaraso gutembera neza. Ndi hano kugira ngo nkubwire ibyo biribwa, uko wabikoresha n'impamvu bifasha umubiri wawe. Ndakwinginze rero ntuve hano. Iminota mike ugiye kumara hano umarana nanjye ishobora kuba imwe mu minota y'ingenzi, ariko mbere y'uko ntangira kukwereka ibyo biribwa, reka tubanze dusobanukirwe impamvu iki kintu cyitwa nitric oxide gifite akamaro gakomeye cyane, cyane cyane ku bagabo bafite imyaka irenga 40. Nk'uko nabivuze mbere, nitric oxide ni akanyabutabire karemwa n'umubiri ubwawo, gakorerwa imbere mu nkuta z'imitsi itwara amaraso. Aka kanyabutabire gafasha iyo mitsi kuruhura no kwagura kugira ngo amaraso abashe kunyuramo neza. Ibi nibyo abahanga bita vasodilation cyangwa se vasodilation, bisobanura kwaguka kw'imitsi itwara amaraso. Ushobora kubyumva nk'umuyoboro wagutse kurushaho ku buryo amazi ashobora kuwunyuramo nta nkomyi. Ni nako bigenda ku maraso. Iyo imitsi yawe ishobora kwaguka neza, amaraso atembera neza mu mubiri wose. Ibyo bituma imyanya yose y'umubiri ibona umwuka mwiza wa ogisijene n'intungamubiri ikeneye kugira ngo ikore neza. Bituma n'inkuta z'imitsi zigumana ubuzima bwiza, zikoroha kandi zigakomeza gukora neza igihe kirekire. Ariko uko umuntu agenda asaza, umubiri ugenda utakaza ubushobozi bwo gukora nitric oxide ihagije. Ubushakashatsi bwinshi bwakozwe ku buzima bw'umutima, imitsi n'ubuzima bw'abagabo bwerekana ko iri gabanuka rifitanye isano no kugabanuka kuko amaraso agenda neza mu bice bitandukanye by'umubiri, harimo n'ibice by'ibanga by'umugabo. Bishobora gutuma umuntu yumva adafite imbaraga nk'uko yari asanzwe azifite, agacika intege vuba iyo akoze imyitozo cyangwa indi mirimo, ndetse n'umubiri ugatinda kwisubiranya nyuma y'ibikorwa bisaba imbaraga. Mu magambo yoroshye, iyo nitric oxide igabanutse, amaraso nayo ntaba agitembera neza aho agomba kugera, kandi iyo amaraso adatembera neza bigira ingaruka ku
ku bintu byinshi birimo imbaraga ugira buri munsi, ubushobozi bwo gukora imirimo, ubuzima bw'umutima ndetse n'ubuzima bw'ibice by'ibanga by'umugabo. None se twakora iki? Igisubizo cya mbere kandi cyoroshye ni ugutangirira ku biribwa turya buri munsi. Hari ibiribwa bisanzwe bishobora gufasha umubiri gukora neza no gushyigikira uburyo ukora nitric oxide. Ikindi gitangaje ni uko hari kimwe mu byo ushobora kuba usanzwe ufite mu rugo ariko utazi ko gifite akamaro gakomeye bene ako kageni. Komeza rero urebe iyi video kugeza ku musozo kuko ushobora gutungurwa cyane n'ibyo ugiye kumenya. Mbere y'uko ntangira kukwereka ibyo biribwa, reka nkubwire inkuru y'umugabo umwe ufite inkuru imeze nk'iy'abagabo benshi bambwira kenshi. Hari umugabo witwa Moses wari ufite imyaka 54, yigeze gusangiza abandi inkuru ye kuri interineti kandi rwose yatumye abantu benshi batekereza cyane. Yavugaga ko yamaze imyaka igera kuri 2 yumva ubuzima bwe bwarahindutse. Yajyaga abyuka afite umunaniro, yagira hagati ku manywa imbaraga zikamushiramo, akumva nta bushake bwo gukora ibintu byinshi agifite. Yabonaga ubushobozi bwe bwo gukora imyitozo ngororamubiri bwaragabanutse buhoro buhoro, ndetse no ku kazi no mu buzima bwe bwa buri munsi ntibyari bikimeze nk'uko byahoze. Yagiye kwa muganga bamukorera ibizamini bitandukanye by'amaraso. Ibisubizo byose byagaragaza ko nta kibazo gikomeye afite, ariko we yakomezaga kumva hari ikitagenda neza mu buzima bwe. Nuko atangira gushakisha amakuru wenyine, agenda asoma byinshi ku buzima bw'imitsi itwara amaraso n'akamaro ka nitric oxide. Amaherezo yafashe icyemezo kimwe gusa cyo guhindura ibyo yari asanzwe akora. Yatangiye kujya arya buri munsi ibiribwa bifasha umubiri gukora neza nitric oxide, kandi akabirya abyitondeye, abihekenya buhoro aho kubimira ako kanya. Hashize ibyumweru 6 gusa yavuze ko yatangiye kubona impinduka atari amaze imyaka myinshi yumva. Yatangiraga kubyuka afite imbaraga nyinshi, akumva amaraso atembera neza, ibitekerezo bye bikaba bisobanutse kurushaho. Mu magambo ye yavuze ko yumvaga umubiri we wongeye gukora neza nk'uko byahoze. Ntabwo nkubwira iyi nkuru kugira ngo nkwemerere ko ibi biribwa bivura indwara cyangwa ngo nkubwire ko uzabona ibisubizo nk'ibye nta kabuza. Ahubwo icyo nshaka ni ukukwereka iby'ubushakashatsi bwerekana ku ruhare rw'ibi biribwa mu gufasha umubiri gukora neza no gushyigikira ubuzima bw'imitsi itwara amaraso. Niba rero ibyo maze kukubwira ubona bifite icyo bikwigisha, kanda like kuri ino video kandi wiyandikishe kuri iyi channel yacu ukanda subscribe kugira ngo ujye ubona izindi nyigisho zishingiye ku bushakashatsi kandi zagufasha kubungabunga ubuzima bwawe buri munsi. Noneho reka dutangire turebe ikiribwa cya mbere. Ikiribwa cya mbere ni shokora y'umukara, dark chocolate, ifite kakao nyinshi. Iyo mvuze shokora y'umukara ntabwo mba mvuga shokora zisanzwe zirimo isukari nyinshi cyangwa izigurishwa nk'ibiryo by'abana. Mba mvuga shokora ifite kakao nyinshi cyane. Byaba byiza irengeje nibura 70% bya kakao. Bene iyo shokora niyo ibirimo intungamubiri zifasha umubiri kurusha izindi. Muri iyo shokora harimo ibintu abahanga bita flavonoids, ni ukuvuga intungamubiri zisanzwe ziboneka mu bimera zifasha kurinda umubiri, gutuma imitsi itwara amaraso ikora neza. Muri izi shokora harimo intungamubiri zifasha umubiri gukora nitric oxide nyinshi. Mu mubiri wacu harimo uburyo umubiri ukoresha kugira ngo ukore nitric oxide mu nkuta z'imitsi itwara
amaraso. Izi ntungamubiri ziboneka muri shokora y'umukara zifasha ubu buryo gukora neza kurushaho. Tekereza nk'umuntu ufungura robine y'amazi, amazi ahita atangira gutembera neza mu muyoboro. Ni nako bigenda ku mitsi itwara amaraso. Iyo umubiri ukoze nitric oxide ihagije, imitsi iraguka, amaraso akagenda neza, bityo ibice byose by'umubiri bikabona umwuka wa ogisijene n'intungamubiri bihagije. Ubushakashatsi butandukanye bwagaragaje ko abantu barya shokora y'umukara ifite kakao nyinshi, bakayirya buri gihe kandi ku rugero rukwiye, bashobora kugira imitsi itwara amaraso ikora neza kurushaho, ndetse amaraso agatembera neza ugereranije n'abatayirya. Niba ushaka kubibyaza umusaruro, fata agace gato ka shokora y'umukara ifite kakao nyinshi ugashyire mu kanwa. Ntukihutire kukamira cyangwa kukamira ako kanya. Gahekenye buhoro buhoro mu gihe kingana n'iminota 2 cyangwa 3 mbere yo kumira. Kubihekenya buhoro bituma bivanamo intungamubiri neza kandi bikavangwa n'amacandwe, bikaba byorohereza umubiri kubyinjiza. Hari abashobora kuvuga bati ibyo bitwara igihe, ariko iyo ubitekereje neza, iminota 2 cyangwa 3 ni mike cyane ugereranije n'igihe umuntu amara areba telefone cyangwa akoresha imbuga nkoranyambaga ntacyo zimwungura. Iyo minota ushobora kuyikoresha wita ku buzima bwawe. Noneho reka tujye ku kiribwa cya kabiri. Ikiribwa cya kabiri ni korove. Abantu benshi bazi cyane nk'ikirungo gishyirwa mu cyayi cyangwa mu mafunguro kugira ngo bihumure neza, ariko abantu bake nibo bazi ko korove ifite akamaro gakomeye cyane ku buzima bw'umubiri. Korove ikungahaye cyane ku bintu bifasha kurinda uturemangingo kwangirika. Ibyo bintu abahanga babyita antioxidants, ni ukuvuga intungamubiri zirinda uturemangingo tw'umubiri kugira ngo tutangizwa n'ibintu byangiza bikorwa n'umubiri cyangwa biva hanze. Hari n'ikindi abahanga bita oxidative stress, bisobanura uburyo uturemangingo tw'umubiri twangizwa n'ibyo bintu byangiza. Iyo rero ibi bibaye byinshi, bishobora no gutuma nitric oxide umubiri wakoze yangirika mbere y'uko ikora umurimo wayo. Tekereza nk'indobo yuzuyemo amazi ariko ifite imyenge myinshi hasi. Ushobora gukomeza gusukamo amazi ariko akagenda asohoka. Ni nako bigenda kuri nitric oxide. Umubiri ushobora kuyikora, ariko iyo idakingiwe neza ishobora kwangirika vuba cyane. Korove ifasha kugabanya uko kwangirika. Mu yandi magambo, ifasha kurinda nitric oxide kugira ngo imare igihe gihagije ikora akazi kayo ko gufasha imitsi kwaguka no gutuma amaraso atembera neza. Si ibyo gusa, hari n'ubushakashatsi bwerekanye ko korove ishobora no gufasha amaraso gutembera neza no mu mitsi mito cyane yo mu mubiri. Ibyo bifasha ibice byinshi by'umubiri kubona amaraso ahagije, harimo n'ibice by'ibanga by'umugabo. Uko wayikoresha nabyo biroroshye. Fata akabuto kamwe cyangwa 2 twa korove, udushyire mu kanwa maze utangire kuduhekenya buhoro buhoro. Ntukabyihutishe, ubireke byibura bimare iminota 2 cyangwa 3 mbere yo kubimira. Nibyo koko uburyohe bwa korove burakomeye kandi bushobora kubanza kukubana bwinshi, ariko uko ugenda umenyera biroroha. Ikindi cyiza ni uko usibye gufasha umubiri wawe, korove inatuma umwuka wo mu kanwa uba mwiza igihe kirekire. Ariko ndagusaba ntihagire ahandi hantu ujya, kuko haracyari ibindi biribwa 3 bisigaye. Ikiribwa cya 4 turaza kugeraho nyuma, cyamaze imyaka myinshi cyane gikoreshwa mu gufasha abagabo kubungabunga ubuzima bwabo. Kandi n'ubu ubushakashatsi bugezweho bukomeje kugaragaza impamvu gishobora kugira akamaro. Komeza rero ubane natwe kugira ngo urebe ibikurikira. Noneho reka dukomeze ku kiribwa cya 3. Iki ni cyo gitungura abantu benshi, kuko hari benshi baba basanzwe bakirya cyangwa bakibona ku isoko.
ariko ntibazi ko gishobora kugira uruhare mu gufasha umubiri gukora neza no gushyigikira uburyo amaraso atembera mu mitsi. Ikiribwa cya gatatu ni beterave. Abantu benshi bayita nk'imboga zikoreshwa muri salade cyangwa bakayikoramo umutobe, ariko hari ikindi kintu cy'ingenzi cyane abantu benshi batazi. Beterave ikungahaye ku bintu byitwa nitrates, ni ukuvuga intungamubiri zisanzwe ziboneka muri yo. Iyo uziriye umubiri uzihinduramo nitric oxide, ka kanyabutabire navuze mbere gafasha imitsi itwara amaraso kwaguka no gutuma amaraso atembera neza. Mu magambo yoroshye, beterave iba iha umubiri ibikoresho ukeneye kugira ngo ubashe gukora nitric oxide nyinshi. Niyo mpamvu abantu benshi bakora siporo cyangwa imyitozo ngororamubiri bayikoresha kugira ngo ifashe amaraso gutwara umwuka wa ogisijene neza mu mubiri. Ubushakashatsi bwinshi bwerekanye ko kurya beterave cyangwa kunywa umutobe wayo bishobora gufasha umubiri gutuma amaraso agenda neza, bikanafasha abantu kumva bafite imbaraga nyinshi igihe bakora ibikorwa bisaba ingufu. Niba rero ushaka kubibyaza umusaruro, ushobora kuyirya ari mbisi cyangwa ukayikoramo umutobe, ariko ukirinda gushyiramo isukari nyinshi. Niba rero uyiriye ari mbisi, yihekenye buhoro buhoro, ntukihutire kuyimira. Ibyo bifasha umubiri kuyikoresha neza. Ikintu cy'ingenzi ugomba kumenya ni uko ibisubizo bitaza umunsi umwe. Icy'ingenzi ni ukuyirya buri gihe ku rugero rukwiriye no kugira indi mirire iboneye. Noneho reka tujye ku kiribwa cya kane. Iki kiribwa ni icunga. Abantu benshi bararikunda kubera uburyohe bwaryo, ariko si byo byonyine, kubera ko rifitiye umubiri akamaro. Icunga rikungahaye cyane kuri vitamine C, ni ukuvuga intungamubiri zifasha umubiri gukora neza no kurinda uturemangingo twawo. Nk'uko nabivuze mbere, hari ibintu bishobora kwangiza nitric oxide umubiri wawe wakoze. Vitamine C ifasha kugabanya uko kwangirika, bityo nitric oxide igakomeza gukora umurimo wayo igihe kirekire. Icunga rifasha kandi umubiri kurinda inkuta z'imitsi itwara amaraso kugira ngo zigume zikomeye kandi zifite ubuzima bwiza. Iyo rero imitsi imeze neza, amaraso nayo atembera neza. Si ibyo gusa, vitamine C ifasha n'umubiri kwisana no gukomeza ubwirinzi bwayo. Niyo mpamvu kurya imbuto zirimo vitamine C ari ingenzi ku buzima rusange. Ushobora kurya icunga nk'uko risanzwe. Niba urirya, gerageza kudahita urimira vuba, rihekenye neza kugira ngo umubiri ubashe gukoresha neza intungamubiri zirimo. Abantu benshi bibwira ko ibiryo bifasha ubuzima bigomba kuba bihenze cyangwa bigoye kuboneka, ariko nk'uko urimo kubibona, bimwe muri ibi biribwa bisanzwe biboneka ku masoko menshi yo mu Rwanda kandi ntibihenze cyane. Haracyari ikiribwa cya nyuma kandi nicyo abantu benshi baba bafite mu rugo ariko ntibacyiteho nk'uko bikwiye. Nugera ku musozo w'iyi video, urasobanukirwa impamvu ari ingenzi cyane kugishyira mu mirire yawe niba ushaka gufasha ubuzima bw'umutima, imitsi itwara amaraso n'umubiri wawe muri rusange. Noneho reka turebe ikiribwa cya gatanu kandi aricyo cya nyuma. Ni ikiribwa abantu benshi baba bafite mu ngo zabo cyangwa baba babona ku isoko hafi yabo, ariko ntibacyiteho cyane kuko baba basa n'abamaze kukimenyera. Nta kindi rero, ni wotameloni. Wotameloni ni urubuto abantu benshi barya cyane cyane mu gihe cy'izuba cyangwa iyo bashaka ikintu kibafasha kugira amazi menshi mu mubiri. Ariko hari ikindi kintu gikomeye abantu benshi batazi. Wotameloni irimo intungamubiri yitwa citrulline, ni ukuvuga intungamubiri umubiri ushobora guhinduramo arginine. Hanyuma arginine
nayo igafasha umubiri gukora nitric oxide. Mu magambo yoroshye, watermelon ifasha umubiri kubona ibikoresho bikenewe kugira ngo ukore nitric oxide nyinshi. Iyo nitric oxide yongereye ku rugero rukwiye, imitsi itwara amaraso ishobora kwaguka neza, amaraso agatembera neza mu mubiri, kandi ibice bitandukanye bikabona umwuka wa ogisijene n'intungamubiri bihagije. Hari ubushakashatsi butandukanye bwagaragaje ko kurya imbuto zikungahaye kuri izi ntungamubiri bishobora gufasha abantu bamwe kugira uburyo bwiza bwo gutembera kw'amaraso no gushyigikira ubuzima bw'imitsi itwara amaraso. Icyakora ibi ntibisimbura inama za muganga cyangwa ubuvuzi igihe umuntu afite ikibazo cy'ubuzima. Niba rero ushaka kuyirya, jya ufata uduce twa watermelon uduhekenye neza aho kwihutira kutumira. Kubihekenya neza bifasha igogora gutangira hakiri kare, kandi umubiri ukabona umwanya mwiza wo gukoresha intungamubiri zirimo. Icy'ingenzi muri ibi byose si ukurya byinshi icyarimwe, ahubwo ni ukubikora buri gihe no kugira indyo yuzuye irimo imboga, imbuto n'ibindi biribwa byubaka umubiri. Noneho reka nkubwire icyo nshaka ko usigarana nyuma yo kureba iyi video. Umubiri wawe nturakurekura. Kuba rero wararengeje imyaka 40 ntibivuze ko ugomba kwemera ko kubura imbaraga, kunanirwa cyangwa kumva utakimeze neza ari ibintu bisanzwe ugomba kwakira. Umubiri wawe uracyafite ubushobozi bwo gukora neza iyo ubonye ibyo ukeneye. Imitsi itwara amaraso, uburyo umubiri ukora nitric oxide n'ibindi bikorwa byinshi bibera mu mubiri bigenda bihinduka bitewe n'ibyo urya buri munsi ndetse n'uburyo ubaho. Niyo mpamvu amahitamo ukora buri munsi ashobora kugira uruhare runini mu buzima bwawe. Ibiribwa twavuze muri iyi video ari byo shokora y'umukara ifite kakao nyinshi, korove, beterave, icunga na watermelon, si imiti ivura indwara kandi si ibisubizo by'igitangaza, ahubwo ni ibiribwa bishobora gushyigikira uburyo busanzwe umubiri wawe ukoresha kugira ngo ukomeze gukora neza. Icy'ingenzi ni uguhoraho, ntibisaba kubikora rimwe gusa. Gerageza kubishyira mu mirire yawe buhoro buhoro kandi ubikore buri gihe. Ujye ubirya utihuta, ubihekenya neza, kandi wibuke ko ubuzima bwiza buturuka ku ngeso nziza zikomeza igihe kirekire aho gutegereza ibisubizo byihuse. Wa mugabo navuze mbere witwa Moses ntiyaguze imiti y'igitangaza cyangwa inyunganiramirire zihenze. Icyo yakoze ni ugutangira kwita ku byo yashyiraga mu kanwa buri munsi no kubirya abyitondeye. Nicyo cyatumye yumva hari impinduka nziza mu mubiri we. Ibyo ntibisobanura ko abantu bose bazabona ibisubizo bimwe, ariko bitwereka ko impinduka nto zikozwe buri munsi zishobora kugira uruhare mu kubungabunga ubuzima. Niba rero hari icyo wungukiye muri iyi video y'uyu munsi, sangiza n'undi mugabo ufite imyaka irenga 40 cyangwa undi muntu wese wifuza kwita ku buzima bwe. Ushobora kandi kuba umufashije kumenya amakuru atarazi. Niba rero utari wiyandikisha kuri channel yacu, ndagusaba ukande ahanditse subscribe, unakande no kunzogera kugira ngo ujye ubona n'izindi nyigisho nk'izi igihe zishyizwe hanze. Kandi ndashaka kukumva, ndagira ngo ujye aho hasi muri comment umbwire niba muri ibi biribwa bitanu twavuze uyu munsi ni ikihe ugiye gutangirana nacyo, cyangwa se ni ikihe usanzwe urya kenshi. Soma ibitekerezo byanyu, kandi biranshimisha cyane kubona uko mukurikirana izi nyigisho. Iyi video igamije gutanga amakuru y'ubumenyi rusange ku buzima, ntabwo igamije gusimbura inama, isuzuma cyangwa ubuvuzi butangwa na muganga.
cyangwa undi mukozi w'ubuzima ubifitiye uburenganzira. Niba rero ufite uburwayi, ufata imiti cyangwa ufite ikibazo icyo ari cyo cyose cy'ubuzima, banza uganire na muganga mbere yo guhindura uburyo urya cyangwa uburyo wita ku buzima bwawe. Mbere y'uko ugenda, ndagusaba kureba indi videwo igaragara hano kuri iyi channel ijyanye neza n'ibyo tumaze kuganiraho, kandi izagufasha kurushaho gusobanukirwa uburyo wakomeza kwita ku buzima bwawe. Abantu benshi bamaze kuyireba bambwiye ko yabafashije cyane. Yikandeho rero nonaha uyirebe, umubiri wawe uzagushimira kuba wafashe umwanya wo kwiyitaho. Mwakoze cyane rero, ndagushimiye wowe wabanye natwe kuva ku ntangiriro kugeza aka kanya. Nk'ibisanzwe mukaba mwari kumwe nanjye Hirwa Olivier. Imana ikomeze ibane namwe.